mwadushyiriyeho n'amarushanwa y'Umurenge Kagame Cup, twese turayitabira, dukina umupira, gusiganwa ku maguru, aho ntakitwa Placide nsigaye nitwa Icyogere mu kwiruka, aho maze imyaka 4 mbu wa mbere ku rwego rw'igihugu mu gusiganwa ku maguru, ndetse imidari n'amashimwe mpora mbyakiranya kuba Perezida wa Repubulika. Bityo bikaba byaramfashije kwiteza imbere, nkaba mfite business nkora naravuye mu bushomeri. Akarere ka Gakenke dufite ikipe y'abagore, aho nanjye ndi rutahizamu nkubita shot umupira ntugaruke. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tukaba twifuza ibikorwa remezo bya siporo bidufasha gukomeza kwagura siporo zacu, cyane yuko na siporo n'ubuzima. Akarere kacu ka Gakenke karangwamo n'imisozi, aho dufite umusozi wa Kabuye. Ni umusozi mwiza cyane ugendwa na bose, cyane cyane twebwe abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tukaba twifuza abashoramari baza kuhakora ubushoramari, bikazafasha abakerarugendo ndetse natwe twese kubona aho baruhukira, kubona ibiryo bitunganyije neza, ndetse natwe abanyagakenke tugakomeza tukabona imirimo, cyane cyane natwe urubyiruko. Urakoze cyane rutahizamu. Uherutse inaha mu karere ka Gakenke ku itariki 14 z'ukwezi kwa 7 2024, mwatwemereye yuko muzagaruka tugasangira ikigage. None rutahizamu Placide, abakorerabushake twariteguye, dufite isuku, ndetse twarwanyije n'ibiyobyabwenge. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane kuduhereza uyu mwanya ngo tuganire. no kuduha uyu mwanya. Ntabwo ari uguhereza. Uyikosore bisubiremo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze cyane kuduha uyu mwanya ngo tuganire. Nge banyita Trésor Gashonga, ndi rwiyemezamirimo ukiri mutoya, mfite company bita Inshuti Foods Limited. Inshuti ni food brand itunganya urusenda cyangwa se twongerera agaciro igihingwa cy'urusenda. Tukaba dukorana n'abahinzi basaga 100. Product zacu tukaba tuzicuruza hano mu Rwanda no mu masoko agiye atandukanye hirya no hino mu mahanga. Tukaba dufite na restaurant icuruza ama chicken wings cyangwa se inkoko ziba marinated amwe mu sauces dukora. Turabashimira cyane kubwo opportunities agiye atandukanye muduhereza nk'urubyiruko, ariko mu rugendo hari ibintu bigiye bitandukanye biba igicanege. Nk'urugero hari ibintu ukosore, ntabwo ari uguhereza. Turabashimiye cyane kubw'amahirwe atandukanye muduhereza. Turabashimiye cyane kubw'amahirwe atandukanye muduha, ariko mu rugendo hari ibintu bigiye bitandukanye biba ari imbogamizi. Nk'urugero hari ikintu abantu bagiye batandukanye bagiye batakoringaho kijyanye na access to finance. Nk'urugero nk'urubyiruko, buri gihe iyo ushatse kugana banki ushaka inguzanyo bigiye bagusaba collateral cyangwa se ingwate. Mu by'ukuri twebwe nk'urubyiruko ntabwo tuba dufite twese ingwate. Ikindi nanone kubagize amahirwe yo kubona ingwate ugasanga bisaba procedure nyinshi cyane, rimwe na rimwe igihe ubonye igihe baguhaye amafaranga akaza utagikeneye, atabasha kugufasha mu bintu wari ukeneye mu by'ukuri. Tukaba twabasabaga Perezida wa Repubulika yuko amabanki n'abandi bafite mu nshingano yuko batureba icyoroshye, kubera yuko ntabwo twese tugira amalone. Urebye impact y'ibi bintu turimo tuvuga, yewe nk'urugero nk'urubyiruko, kampani yanjye ihereza akazi abantu 25, iha akazi abantu 25, ikaba inakorana n'abahinzi basaga 100, ariko bikunze ku buryo kiku. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubu ngubu ngewe niyo nizeye Salomo, ngewe ibyishimo birandenze
kuko uyu munsi nkurikije aho nari ntuye hashira ubuzima bwanjye mu kaga. Uyu munsi nkaba naragiriwe amahirwe yo gutuzwa mu mudugudu w'ikitegererezo, nkaba ndi umwe mu baturage bangana n'imiryango 124 imaze gutuzwamo. Ariko uyu munsi ngewe kuba mpagaze ahangaha nuko bindenze, nukuvuga ngo u Rwanda rurimo rurushaho kugenda rundyohera, kuko muri imyaka 3 maze muri uyu mudugudu nibwo u Rwanda rundyoheye kurushaho, kuko indi myaka 39 namaze nayo maze ndi mu mubabaro. Ariko uyu munsi ndanezerewe kuko ndi mu mudugudu w'ikitegererezo, aho ndi kumwe n'abandi, kubwo aho narindi nsigaye ntuye ku musozi ndumwe, abandi baragiye bagenda bakahansiga kubera ko hari ibiza. Ariko uyu munsi nkaba ntuye ndi kumwe n'abandi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndagushimira, kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndagushimira ko ubwo mukomeje gutekereza ku muturage, umudugudu dutuyemo uyu munsi ukaba uri kubakwamo n'agakiriro. Nanjye nkaba ndi kwishuri ubundi kwiga kugira ngo nzakoreshe imbaraga zanjye mu gihe tuzaba twamaze gutuzwamo agakiriro kamaze kuzura, nkazakoreramo ubusuderi, nanjye nkazarushaho kugumya kwiteza imbere.